uzikundire umukecuru n'ubundi umukecuru niwe mwakuba ku rugo rukazarinda mutandukanye n'urugo. Ubwo iyo nama niyo ngiriye. None se kari we mushiki wanjye ngera muri uru rugo nishaka icyo gicecuru nimwumvikane bikarangira kikwishe nawe ubwo urumva ibyo bintu bishoboka. Jesus. None se akugira ngo ushaka utwo twana bagufunge si wajya kureba uwo mukecuru. Uzakura rya ubu si yo nama wayingira nawe umva iyo nama ngire yo kujya gushaka abacecuru mfite imyaka 17 ubwo ibyo bintu byavamo. N'ubundi warikushije ibyo bintu by'abagore wabivuyemo. Se kari urumva na pe ibintu byo gushaka rero nundi kambyihorere wa mugani wawe aho kugira ngo nirohe ko icyo gicecuru bibi bibazo kizakwice n'utwo twana bamfunge twese birangire tutakibana. Ubwo ngiye kujya ngenda nigurira intahe. Musaza wanjye mfite ikibazo kinkomereye muri ino minsi. Uretse guhorana nzagisukura ashaka kunyiteretesha. Nase ubwo wabonaga mungana. Kandi njye namubwiye yuko njye ntari mu gikake. Udubaye. Ubona nzagisukura umurushiki. Namubwiye yuko byibuze inka nkeya bazawo ari nka 500. Ambwa ko tubyihorera urumva uri mu gihe cy'ubukure. Ariko nawe ujye nyiyemera uburandebye ubona ntari mukuru. Jesus. Umukuru we ibyo ndabyumva da. Ndebye ubona ntari mukuru n'imisatsi ndayifite n'amabere urabona yaraguye. Mushiki wanjye ibyo ndabyumva da amabere niyo tumwishongora ku muntu bigeza. Ndabyumva da ahubwo se uramfasha tuzakajwigiriza. Hanjye nagatuza k'imigeri n'ifiti. Shambwira niba umfasha cyangwa nifashe nk'intore. Jesus. Kutara kuvuga ya ntore isigara bamwe. Wambwa. Biro wamuswa nawe. Iyo mvuze intore wumva isigara. Nawe ryara nakwishe. Ndabyumva. Yewe ndumva nawe ibyawe atari cyashya reka nanjye nipfira. Ibyo ni ibikiri kunye baragoza. Mbere wa mere. Uburandebye mbonamo impiri. Ahubwo tugende ujye kumfasha. Ba mwana kwa Virgin yawe herutse kumwomba Nyozo kwa bucyana. Jesus. niyo ngiyo nakubwiraga. Nukavuge ngo uvuge nk'ari amashyano. Nawe urayazi se? Ayo ngayo ndayazi. Ejo ndi twarahuye ari kwishongora ku muhungu. Jesus. Ndabitese. Ariko icyo mfa nawe uzira gutomboka. Ariko hari nashonje. Ndabona atuje mbwira. Akavuga ngo kazakobwa inka 500. Muri ari amarembo hakinjiramo inkara. Jesus. Nanjye binyoberere ukuntu mama wameze. Ameze ati. Imyate ni imyate n'imisatsi nta gisokozi. Jesus. Ushatse kuvuga ko atajya yoga. Baturiye n'amazi ariko ntago ajya yoga. Jesus. Bameze nk'aho mugabo duturanye bita nzogeje. Ahubwo avuga ngo bavindimwe. Ibyo nibyo bitumye nyicaza ahangaha. Sibye ahubwo se nzayisukura muherukana rya. Ko mubwira ngo ndamukunda akanyirengagiza. Ariko nawe reka kubeshya ubona uri muri type ya nzagisukura. Nayo bayirya muki. Jesus. Kwanza gisukura bafite umusore w'umusitari icyaka papa wacukura tuwarebe. Ariko hari nashonje. Ibyo nibyo uvuze ngo ararenze none. Atarenze iwanyu nimukingisha ibikarito. Anyumvira uyu mukubitwa n'inkubara ibyo wabibwiye niki. Twacangiye na ndayi nsanga mwakingishije ibikarito. Jesus. Bineraginde ejo nimerutse kunyura kwa nzagisukura agiye kumureba nsanga bashyizeho mitarike. Nibyo nakubwiraga rero ko mutari muri type. Ko se ibyawe na ndayi bigeze he? Uzanye ya makiku yawe reka mbe nigendeye. Utuje nkubwira iryanyuma. Avuganya kuvuga idahiye. Nta busore bwe. Ni waba ari iwabo nta toilette bagira. Nkundana n'umuntu wabo batagira tuwarete. Jesus. None se ubwo iwanyu ho murayigira ko mbona mumeze kimwe. Ndumva nta kigenda cyawe reka nitahire. N'ubundi naye naragendesheje kuganira n'ubukobwa bw'iki gihe nta kigenda. Rambonera irangegera ngo nta kigenda. Mushiki we kumba muna wirya cyane ushaka kwigira nka Miss Nzayi. Ese ko nirebye ubugira ngo nkurebe. Jesus. Ngo ushaka kwigira Miss Nzayi. Wabonye wowe uririmba ye. Jesus. Uririmba wowe atari Miss. Ahubwo musaza wa mbabarira umvane kuri riziwa kuko ndabona riri kumena imbwa gahanga. Uze ko riri kumena imbwa kaza gahanga ahubwo haguruka tujye kwicara hano. Urashize none iwacu nta muntu wigeze yiyahure iwanyu bariyahuye se. Ngo muzagaruka kunshaka muranga reka kababeho. Ngamatiku ufite ngo naya. Kwireba mu ndorerwamo bivuze ko aribwo mfite amatiku.
ntago ari ibyo nakubwiraga, navugaga ibyanzayi none dore ibyo uzanye. Jesus. Kare njyewe nkunda nzayi sibyo, kandi afite igisaza cye cy'ikigome. Jesus. Ntekereza ko kizankubita umunsi umwe. Ngira inama, dore niwe tubana mu iyi nzu nzamushaka. Mugira inama se urarinda umukunda ujya gukunda umuntu ungana kuriya wowe ufite ubwenge. Nese niba mukunda mbikora rega urukundo ngo nimumye. Jesus. Nayo rero warahumaye. Ubwo ngubwo urifata ukajya gukunda. Ubwo se nuko yakari misira. Uriya mwana nubwo wenda yagize atya mu minsi akabutsindwa, ariko ngo ikintu numvishe cyatumye abutsindwa, numvishe ngo yagize atya ari kwimurika ngo yari yambara ukariso runini ruba ruraguye. Yarabara yarasa amahirwe, ariko nyine ndamukunda mwana. Ubwo se ubona ari mwiza. Mu maso hateye nka mpande eshatu, numvishe none ura ukuntu njemba mbibona n'ukuntu asama byo byonyine hari igihe nzara yakwicuka muri Mpande eshatu se urabona ari ikiraha. Subiza. Urabona ari ikiraha. ako kare nese uri kungira inama cyangwa uri kuntera amatiku nawe? Njyewe ndi kugusubiza ibyo wambajije. Uri kumbwira ngo afite mu maso ha mpande eshatu, urabona ari ikiraha. Nyine afite agasura ngeye ndakareba, nyine iyo uri kumureba mba mbona asekeje ashimishije. No byanagera ku kuntu nta ndi singo nta mukunzi ngira nkahitamo rese kare uretse wenda nzasazira hano turi kumwe. Jesus. Ubwo se abakobwa bose bari mu Rwanda uriya niwe wabonye uzakunda. Nose reba nka cyama kwisi nge ntabwo nubura cyama kwisi nubwo kiba kinyihomaho nge ntabwo nacyemera. Kibyibushye nabi, giteye nabi, wango ni zabaga kuri Noheli, ntabwo namukunda pe, ntabwo namukunda. Ubwo rero urashaka umukobwa ufite mpande eshatu mu maso. Oya ntago ari wowe wenda nyine nge nyine kuko urabona ndi umusore w'ibogare nzahi turaberanye nawe, ariko ngira inama ngaho icyo nakora kuko makwisi yo numuvuga ntabwo namwemera. Rero uzikundire umukecuru, n'ubundi umukecuru niwe mwakuba ku rugo rukazarinda mutandukanye n'urupfu. Ugize ngo iki? Ubwo iyo nama niyo ngiriye. None se kare we mushiki wanjye ngera muri uru rugo nishaka icyo gicecuru nimwumvikane bikarangira kikwishe nawe, ubwo urumva ibyo bintu bishoboka? Ambwaho. None se akugira ngo ushaka utwo twana bagufunge, si wajya kureba uwo mukecuru? Mushiki wanjye uzakura rya ubwo si yo nama wayingira nawe, umva iyo nama ngire yo kujya gushaka abacecuru mfite imyaka 17, ubwo ibyo bintu byavamo. N'ubundi warikushije ibyo bintu by'abagore wabivuyemo. None se kare bumva nate ibintu byo gushaka rero nundi kambyihorere wa mugani wawe, aho kugira ngo nirohe ko icyo gicecuru bibi bibazo kizakwice n'utwo twana bamfunge twese birangire tutakibana. Ubwo ngiye kujya ngenda nigurira indayi.